Tekereza igihugu kigeze gutuma abantu bo mu burasirazuba bwo hagati batinya kuvuga izina ryacyo. Tekereza ingabo zambukaga imipaka nk'umuyaga zikigarurira imijyi zigatwara abaturage b'ibihugu byatsinzwe, maze umwami wacyo akandika ku nkuta z'ingoro ko nta muntu washoboraga kumurwanya. Ariko dore ikibazo gikomeye, abo bashuri bari bande? Baturutse he? Kandi ni gute igihugu cyabo cyaje kuba kimwe mu bihugu bikomeye cyane byo mu mateka ya kera? Kandi hari ikindi gitangaje kurushaho, abo bashuri Bibiliya ivuga kenshi ntabwo ari abantu baturutse kure cyane y'ahandi tutazi. Amateka yabo ahuzwa n'akarere kari mu gihugu cya Iraq y'ubu, hagati y'inzuzi ebyiri zikomeye za kera arizo Tigre na Efurate. Kugira ngo dusobanukirwe neza amateka yabo tugomba gusubira inyuma cyane. Tubahaye ikaze. Iyi ni Pacific Gospel, nge nitwa Ibaho Pacific. Ntugende udakoze subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona ibiganiro tubagezaho umunsi ku munsi. Reka twinjire mu kiganiro cyacu turebe ubundi abashuri bari bande. Mu gitabo cy'itangiriro Bibiliya itangira ivuga ku bantu n'amahanga yabayeho nyuma y'umwuzure. Itangiriro ibice 10 ku murongo wa 11 kugeza kwa 12 havuga ko mu gihugu cya Sinari havuyemo umuntu witwaga Ashuri, cyangwa se mu yindi myumvire y'umwandiko hagasobanurwa ko Ashuri yagiye yubaka imijyi ikomeye. Aha niho tugomba kwitonda. Abashuri bo muri Bibiliya bagaragazwa nk'abantu bari batuye mu karere ka Mesopotamia, cyane cyane mu majyaruguru y'akarere kari hagati ya Tigre na Efurate. Umujyi witwaga Ashuri waje kuba umutima w'ubwami bwabo, niho izina Asiriya ryakomotse. Muri iki gihe ahahoze hari igihugu cy'Abashuri ni mu majyaruguru ya Iraq, cyane cyane mu gace kari hafi y'umugezi wa Tigre. Mesopotamia yari iki? Ijambo Mesopotamia risobanura ahantu hari hagati y'inzuzi. Izo nzuzi ni Tigre na Efurate. Ni kamwe mu turere twagize uruhare rukomeye mu gutangiza imijyi ya mbere ikomeye ku isi. Niho habayeho ubwami, ubuhinzi bwateye imbere, inyandiko za kera, ubucuruzi, ingabo n'imijyi minini. Muri ako karere niho tubona amateka y'Abasumeri, Abakarudaya, Babuloni ndetse n'Abashuri. Bityo iyo dusomye Bibiliya ivuga kuri Ashuri, ntidukwiye kubatekereza nk'igihugu cyo muri Afurika cyangwa Abarabu bo muri iki gihe. Ahubwo tugomba kubashyira mu mateka ya kera ya Mesopotamia. Umujyi wa Ashuri wari wubatse ku nkengero z'umugezi wa Tigre. Mu ntangiriro Ashuri ntiyari ubwami bunini nk'uko bagaje kuba nyuma. Wari umujyi n'akarere gafite ubuyobozi bwako, ariko uko imyaka yagendaga ishira Abashuri bagiye bubaka ububasha. Umujyi wa Ashuri wagize agaciro gakomeye kubera ahantu wari uherereye. Wari mu nzira y'ubucuruzi zahuzaga Mesopotamia n'utundi turere. Abacuruzi bashoboraga kuva mu majyaruguru bajya mu bice byo hagati no mu majyepfo. Ubucuruzi bwatumye Abashuri babona umutungo, kandi umutungo utuma igihugu gishobora kubaka ingabo zikomeye. Ntabwo igihugu kiba igihangange mu ijoro rimwe gusa. Abashuri bamaze ibinyejana byinshi bubaka ubutegetsi bwabo. Mu bihe bimwe Abashuri baratsindwaga bagatsindwa n'abandi bami, mu kindi gihe bakongera bagakomera. Ubwami bwabo bwagiye buhinduka uko abami bashya bazaga. Bamwe mu bami babo bakomeye cyane ni nka Tigratho Pireseri wa gatatu, Sarigoni wa kabiri hamwe na Sanikerebu na Ashirbanipal. Abo bami bazanye impinduka zikomeye mu ngabo no mu miyoborere. Aha niho amateka yabo atangira kuba ingenzi cyane kuri twe abasoma Bibiliya. Ashuri ntabwo bari kure y'Abisiraheli. Iyo ubwami bwa Ashuri bwakomezaga kwaguka, bagageraga mu bihugu byo mu burengerazuba. Aho niho harimo Siriya, Fenisiya n'ubwami bwa Isiraheli. Bibiliya ivuga kenshi ku makimbirane hagati ya Isiraheli n'Abashuri. Mu gihe cy'umwami Peka wa Isiraheli, umwami wa Ashuri witwaga Tiglath Pireseri wa gatatu yagabye ibitero ku turere twinshi twa Isiraheli. Nyuma yaho mu gihe cy'umwami Hoseya, ubwami bwa Isiraheli bwaje gutsindwa burundu. Mu bami ba kabiri ibice 17 hatubwira inkuru ikomeye y'ukuntu Abashuri bigaruriye Somalia. Somalia yari umurwa mukuru w'umwami w'amajyaruguru bwa Isiraheli.
ubwami bw'amajyaruguru bwari bumaze igihe butandukanije n'ubwami bwa Yuda. Abashuri baza nk'ingabo zikomeye. Amaherezo Somaliya irafatwa. Icyo gihe amateka y'Abisiraheli ahinduka burundu. Ikintu abashuri bazwiho cyane mu mateka yabo n'uburyo bakoresheje kwimura abaturage. Iyo bigaruriraga igihugu, hari igihe bajyanaga igice cy'abaturage bakajya gutura ahandi mu bwami. Ibi byari uburyo bwo kugabanya ubushobozi bw'igihugu cyatsinzwe bwo kwigomeka. Bibiliya nayo irabivuga. Mu bami ba kabiri ibice 17:16 havuga ko umwami wa Ashuri yafashe Somaliya akajyana Abisiraheli mu bunyagi. Aha niho tubona impamvu ubwami bwa Isiraheli bw'amajyaruguru bwazimiye mu mateka y'ubwami bwigenga. Hari umuntu umwe waje guhagarara imbere y'ubwami bwabo, yitwaga Hezekiya, umwami w'Ubuyuda. Ariko ibyo turabigarukaho mu kanya gato. Mbere yaho hari undi mujyi ukomeye cyane ugomba kumenyekana, ni Nineve. Nineve yari imwe mu mijyi ikomeye cyane y'Abashuri, kandi umunsi umwe Imana yohereza umuhanuzi umwe muri uwo mujyi. Uwo muhanuzi yitwaga Yona, kandi ubutumwa bwe bwari buteye ubwoba. Iyo turebye ku ikarita y'isi ya kera, ushobora kwibaza uti ni gute igihugu cyo mu majyaruguru ya Mesopotamiya cyashoboye kugera ku nyanja ya Mediterane, kikagera muri Siriya, Fenisiya, ndetse kikagera hafi ya Misiri? Igisubizo ni kimwe mu bintu bikomeye mu mateka y'Abashuri: ingabo. Ariko ntabwo ari ingabo gusa, ni gahunda yo gutegeka, ubwubatsi, ubucuruzi, imisoro, ubutasi n'uburyo bwo gutera ubwoba abanzi. Ubwami bwahindutse imashini y'intambara. Abashuri baje guteza imbere uburyo bw'ingabo bwari buteye ubwoba. Abasirikare bakoresha amacumu, inkota, imiheto n'amagare y'intambara. Amagare y'intambara yari ingenzi cyane mu ntambara zo muri iki gihe. Amagare y'intambara yari ingenzi cyane mu ntambara zo mu gihe cya kera. Umwami yashoboraga kohereza ingabo ahantu kure, zikahagera vuba kurusha ingabo zigenda n'amaguru. Ariko Abashuri bagize ikindi kintu gikomeye: ubushobozi bwo kugota imijyi. Iyo imijyi yabaga izengurutswe n'inkuta, Abashuri bashoboraga kuzenguruka, bagakora ibiraro cyangwa inzego zo kugira ngo barenge inkuta. Bagakoresha ibikoresho byo gusenya inkuta. Kandi iyo umujyi wamaraga igihe kirekire urinzwe, abaturage batangiraga kubura ibyo kurya ndetse n'amazi. Amaherezo umujyi ugatsindwa. Mu mateka ya Ashuri hari umwami wagize uruhare runini mu kubaka ubwami bwabo bushya, ni Tiglat-Pileseri wa gatatu. Yaje ku butegetsi mu kinyejana cya 8 mbere ya Kristo. Yahinduye uburyo ingabo z'Abashuri zari ziteye. Yashimangiye ubushobozi bw'ubwami, yongereye ubushobozi bwo gukusanya imisoro, kandi yatumye uturere twigaruriwe tugenzurwa cyane. Muri Bibiliya uyu ni umwe mu bami bagaragazwa mu mateka ya Isiraheli. Isiraheli itangira gusumbizwa. Ubwami bwa Isiraheli bwari hagati y'ibihugu bikomeye. Ku ruhande rumwe hari Siriya, ku rundi ruhande hari Ashuri. Abami ba Isiraheli bagombaga guhitamo niba bishyura imisoro bagakorera Abashuri cyangwa bakabarwanya. Iyo umwami yigomekaga, Ashuri yahitaga ibatera. Ni muri iyo myimerere Somaliya yaje kugwa. Nyuma ya Tiglat-Pileseri wa gatatu haje abandi bami. Umwe muri bo ni Sargon wa kabiri. Sargon wa kabiri azwi cyane mu mateka y'Abashuri kubera kwagura ubwami. Mu gihe cye Abashuri bakomeje kugenzura uturere twinshi. Ni muri iki gihe ubwami bwa Ashuri bwari bumaze kuba igihangange. Ariko umwami wari ugiye kuba icyamamare kurusha abandi yari Senekeribu. Senekeribu yari umwami wa Ashuri, kandi Bibiliya imuvuga cyane. Yateye igihugu cy'Ubuyuda mu gihe Hezekiya yari umwami. Uyu mwami w'Ubuyuda yari yarabonye ibyo Abashuri bari barakoze ahandi. Yarazi ko Somaliya yari yaraguye, yarazi ko imijyi myinshi yari yarafashwe. Noneho Abashuri baza no ku gihugu cye. Senekeribu afata imijyi myinshi y'Ubuyuda, ariko Yerusalemu yari gihagaze. Noneho dusubire kuri Nineve. Nineve yari umujyi ukomeye ku ruzi rwa Tigre. Mu gihe cy'ubwami bukomeye bw'Abashuri, Nineve yaje kuba umurwa w'ingenzi cyane. Hari ingoro nini, hari inkuta, hari ibibanza by'imihango, hari ububiko bw'inyandiko, kandi hari ingabo. Nineve ntiyari umudugudu muto, yari umujyi w'ubwami bw'igihangange. Ariko hari ikibazo kimwe: Imana yari ifite ubutumwa kuri uwo mujyi. Mu gitabo cya Yona dusoma ko Imana yabwiye Yona kujya i Nineve, ariko Yona aranga. Impamvu? Yona yarazi ko Nineve ari umujyi w'abantu batari Abisiraheli, kandi yarazi ko Imana ishobora kubabarira ntibahane. Yona ntiyashaka ko Nineve ibabarirwa, ahitamo guhunga.
ariko Imana ntiyamuretse. Inkuru y'inyanja, umuyaga n'urufi iratangira. Yona amaherezo ajyanwa aho Imana yamushakaga, agera i Nineve. Nuko atangaza ubutumwa, Nineve igiye kurimbuka. Abaturage ba Nineve bumva ubutumwa, umwami nawe arabwumva. Abantu barihana, bicisha bugufi, bafata umwanzuro wo kuva mu bikorwa bibi, kandi Imana irababarira. Aha niho amateka ya Bibiliya agaragaza Nineve mu buryo budasanzwe. Umujyi wari ukomeye ku isi ntabwo wagaragajwe gusa nk'umujyi w'ingabo, wagaragajwe nk'umujyi Imana yahaye amahirwe yo kwihana. Ariko inkuru yabwo irangiriraho, kuko imyaka yakomeje kugenda, abami barasimburanaga, Abashuri barongera bagura ubwami, Nineve irushaho gukomera. Kuki Imana yitaye kuri Nineve? Iki ni ikibazo gikomeye, kuko Nineve yari hanze ya Isiraheli. Ariko Bibiliya itwigisha ko Imana itari Imana y'Abisiraheli gusa, yari ifite ububasha ku mahanga yose. Nineve yahawe amahirwe yo kwihana. Ibi bituma inkuru ya Yona iba inkuru irenze amateka y'umujyi, ibi inkuru ivuga ku mpuhwe z'Imana. Ariko imyaka irashira, abaturage ba Nineve barahinduka. Ariko nyuma y'imyaka myinshi, ubwami bw'Abashuri bwongera kuba igihangange. Abami bashya bazana ingabo, ubwami buraguka. Abashuri bigarura ibihugu byinshi, kandi uko bagendaga batsinda niko izina ryabo ryarushagaho gutera ubwoba. Abashuri baje gutera Ubuyuda. Muri icyo gihe Hezekiya yari umwami. Hezekiya yari umwe mu bami Bibiliya ishimira cyane. Yagerageje gusubiza abantu ku gusenga Imana, ariko politike y'akarere yari ikomeye. Senikerebu yaramaze gutsinda imijyi myinshi y'Ubuyuda, noneho Yerusalemu niyo yari isigaye. Senikerebu yohereza umuyobozi w'ingabo witwa Rabushake, agera hafi y'inkuta za Yerusalemu, aganiriza abantu bari hejuru y'urukuta. Amagambo ye yaragamije kubatera ubwoba, ababwira ko nta Mana ishobora kubakiza ukuboko k'umwami wa Ashuri. Bageragezaga kubemeza ko Hezekiya atabashobora kandi adashobora no kubakiza. Aha niho inkuru ibikomeye, kuko ikibazo nticyari kiri hagati y'ingabo ebyiri gusa, cyari kimaze kuba ikibazo cyo kwizera. Ese Yerusalemu izagwa cyangwa se izafatwa na Ashuri? Hezekiya yumva amagambo y'Abashuri, arababara, arasenga, atwara ubutumwa ku muhanuzi witwaga Yesaya. Yesaya atanga igisubizo cy'Imana: Yerusalemu ntizafatwa n'Abashuri muri ubwo buryo. Ijoro rirarenga, ingabo z'Abashuri zikambitse. Ariko mu gitabo cya kabiri cy'Abami ibice 19, Bibiliya ivuga ko marayika w'Uwiteka yishe abantu benshi mu nkambi y'Abashuri. Mu gitondo ingabo nyinshi zari zapfuye. Senikerebu arahaguruka aragenda, Yerusalemu irarokoka. Ese ibi bihuriye he n'amateka? Aha ni ngombwa gutandukanya ibyo Bibiliya ivuga n'ibindi bitabo by'amateka. Inyandiko za Senikerebu zivuga ko yateye Ubuyuda kandi agafunga Hezekiya i Yerusalemu nk'inyoni mu kato, ariko ntabwo yanditse ko yigaruriye Yerusalemu. Ibi biratanga ikintu cy'amateka gishimishije cyane. Senikerebu yateye Ubuyuda, afata imijyi myinshi, ariko Yerusalemu ntiyigeze ayigarurira. Bibiliya itanga ibisobanuro by'uko byagenze. Nyuma y'ibyo ubwami bw'Abashuri bukomeza kubaho. Nineve ikomeza kuba igihangange, ariko hari ikibazo cyagaragaraga cyane. Ubwami bwari bunini cyane. Iyo igihugu gikura cyane, kugenzura intara zose biragorana. Abaturage barigomeka, abandi bami barahangana. Ibihugu by'abaturanyi bitegura intambara, kandi ku rundi ruhande hari ubutegetsi bushya bwari bugiye kuzamuka, Babuloni. Nyuma ya Yona haje undi muhanuzi uvuga kuri Nineve witwaga Nahumu. Ubutumwa bwe bwari butandukanye n'ubwa Yona. Yona yatangaje ko Nineve igiye kurimbuka, abantu barihana, irimbuka rirahagarara. Ariko mu gihe cya Nahumu, Nineve yari yongeye kugwa mu bikorwa by'ubugome. Nahumu atangaza urubanza kuri Nineve. Hezekiya yarazi ko Abashuri bafite imbaraga, ntibarabaswa. Yarazi ko intambara idashobora gutsindwa n'amagambo gusa. Yerusalemu yakomeje guhagara ku nkuta zayo. Abantu bitegura ibibi byendaga kuba. Amazi yari ingenzi cyane.
Ni muri icyo gihe Hezekiya yakoze imirimo yo gufasha umujyi kugira amazi. Inkuru y'umuyoboro wa Hezekiya ni imwe mu nkuru zizwi cyane mu mateka ya Yerusalemu. Amazi yavaga ku isoko ya Gihoni akagezwa imbere mu mujyi. Senakeribu ntiyazanye ubutumwa bw'amahoro, yaraje gutegeka. Ingabo ze zigeze kujya mu mijyi y'Ubuyuda. Imijyi imwe iranyagwa, abaturage barajyanwa, maze Abashuri begera Yerusalemu. Rabushake ntabwo yahise atera, yagerageje mbere gutsinda imitima y'abantu. Yavuze mu rurimi abantu bashoboraga kumva, ababwira ko Hezekiya atagomba kubeshya abaturage. Ababwira ati niba mushaka kubaho nimwitange. Amagambo nk'aya yari intwaro, kuko mu ntambara gutera ubwoba abaturage bishobora gutuma umujyi ugwa utaraterwa. Hezekiya ntiyasubije Rabushake mu ntambara y'amagambo, yerekeza ku Mana arasenga. Yesaya nawe atanga ubutumwa. Bibiliya ivuga ko Imana izarinda Yerusalemu. Ijoro riraza, mu gitondo ibintu birahinduka. Ingabo z'Abashuri ziragwa. Senakeribu ava ku rugamba atsindwa gutyo. Senakeribu asubira mu murwa we Nineve. Ariko inkuru ye na Hezekiya ntabwo yarangiriye ku rugamba. Nyuma y'imyaka, Bibiliya ivuga ko Senakeribu yiciwe n'abahungu be mu rusengero rw'Imana ye. Mu gitabo cya kabiri cy'Abami ibice 19 ku murongo 37 havuga ko Adaramoreke na Sharazeri bishe se, hanyuma bajya mu gihugu cya Ararati. Nubwo Senakeribu yapfuye, ubwami bwa Shuri ntibwahise busenyuka. Abami bakomeza kubutegeka. Umwe mu bakomeye ni Ashuribanipali. Ashuribanipali azwi cyane mu mateka kubera ingoro ye y'ububiko bw'inyandiko. Mu mujyi wa Nineve habonetse ibihumbi by'ibumba ryanditsweho inyandiko. Izo nyandiko zidufasha kumenya uko abantu bo muri Mesopotamiya batekerezaga, bandikaga, bakoraga ubucuruzi, nuko ubwami bwabo bwategekaga. Ubwami bwa Shuri bwari bunini, kandi ubwami bunini bushobora kuba nk'igiti kinini gifite amashami menshi. Iyo imizi itangiye gucika, amashami yose aragenda. Abashuri batangiye guhura n'ababarwanya. Babuloni yari kugenda ikomera. Abamedi nabo bari bafite imbaraga. Amaherezo aba bombi barihuza, batangira gufatanya kurwanya Abashuri. Kandi icyo gihe Nineve yabonaga ko nta nkuta zishobora kurinda igihugu iteka bari bafite. Nahumu yaravuze ko Nineve izarimbuka. Yagaragaje umujyi wari wuzuye urugomo n'ubwibone. Ubutumwa bwe bwari nk'umucyo ureba kure mu mateka. Igihe yavugaga, Nineve yari gikomeye, ariko Imana yari yaravuze ko igihe cyayo kizagera, kandi igihe cyarageze koko. Noneho tugeze mu gice gikomeye kurusha ibindi. Igihugu kigeze gutegeka igice kinini cy'iburasirazuba bwo hagati cyari kigiye gusenyuka. Umurwa mukuru wacyo Nineve wari ugiye guhinduka amatongo. Ariko ikibazo ni iki: ni gute ubwami bukomeye nk'ubw'Abashuri bwashoboraga kurimbuka? Mu mpera z'ikinyejana cya 7 mbere ya Kristo, ubwami bw'Abashuri bwari bufite ibibazo bikomeye. Babuloni yari maze kongera kugira imbaraga. Abamedi nabo bari bakomeye cyane. Ababanzi bahuriza hamwe imbaraga. Intego yari imwe: gusenya ubwami bw'Abashuri. Ingabo z'abanzi zegera Nineve. Umujyi wari ufite inkuta nini. Abaturage bari bazi ko umujyi ushobora kwirwanaho, ariko abanzi bari benshi. Intambara iratangira. Nineve iragerageza kwirwanaho, ariko igihe kiragenda. Mu mwaka wa 612 mbere ya Yesu Kristo, Nineve yarasenyutse, iragwa burundu. Ibi ni kimwe mu bihe bikomeye cyane mu mateka ya kera. Umurwa mukuru wari umaze igihe kinini utegeka akarere urasenyuka. Ubwami bwa Shuri bwari bumaze gucika intege burundu. Nyuma yaho, ibisigazwa by'ingabo z'Abashuri byakomeje kurwana ahantu hamwe na hamwe, ariko ubutegetsi bwabo nk'ibihangange bwari bwarangiye. Iyo usubije amaso inyuma kuri Nahumu, ibintu byari bitangaje. Yari yaravuze ku isenyuka rya Nineve. Umujyi wari warigeze gutera ubwoba amahanga warasenyutse. Inkuta zarasenyutse, ingoro zarasenyutse, abantu baratatana, abandi barapfa. Kandi uko imyaka yagendaga, isi yatangiye kwibagirwa aho Nineve yari iri. Mu binyejana byakurikiyeho, abantu benshi ntibari bakizi neza aho umujyi wa Nineve wari uri. Amatongo yawo atangira gutwikirwa n'ubutaka. Umujyi wari warigeze kuba umwe mu mijyi ikomeye cyane ku isi uhinduka nk'umusozi.
ariko amateka ntiyari yarapfuye. Mu bihe by'ubushakashatsi bw'abahanga mu by'amateka n'abacukumbuzi, amatongo ya Nineve yarongeye aravumburwa. Ibikoresho byanditsweho inyandiko byongera gusomwa, ingoro zirongera ziragaragara, ibishushanyo by'abashuri biragaragara, maze isi itangira kubona ko inkuru Bibiliya yari yaravuze ku bashuri yari ifite aho ihurira n'igihugu cy'amateka nyayo. Iki ni ikibazo cy'abantu benshi bibaza, ese abashuri barazimye burundu? Igisubizo kiragoye. Ubwami bw'abashuri bwararimbutse, ariko abantu n'umuco by'abashuri ntabwo byahise bishira mu ijoro rimwe. Hari abaturage n'amatsinda n'abantu bakomeje kwiyumvamo umurage w'abashuri mu binyejana byakurikiyeho. Uyu munsi hari abantu b'abashuri baba cyane cyane mu bice byo mu majyaruguru ya Iraq ndetse no mu bindi bihugu byo mu burasirazuba bwo hagati no mu mahanga kubera kwimuka. Icyo tugomba gutandukanya ni ubwami bwa kera bw'abashuri n'abantu bavuga cyangwa biyitirira umurage w'abashuri muri iki gihe. Aho ubwami bwa kera bw'abashuri bwari buri cyane cyane ni mu majyaruguru ya Iraq y'ubu. Imijyi ya kera nka Ashuri na Nineve iri muri ako karere. Ni ukuvuga ko iyo umuntu asomye muri Bibiliya ati Ashuri, ntibivuze igihugu cya Iraq cyose uko kiri uyu munsi, ahubwo ni agace k'amateka kari muri Mesopotamiya, cyane cyane mu majyaruguru y'akarere ka Iraq y'ubu. Iraq y'ubu yashinzwe nk'igihugu cya politike mu mateka ya vuba ugereranije n'ubwami bwa kera. Iyo turebye amateka yabo tubona ibintu bibiri. Icya mbere, nta bwami bw'isi buramba iteka. Abashuri bari bafite ingabo zikomeye, bari bafite imijyi ikomeye, bari bafite ubutunzi, bari bafite abami n'abanyambaraga, ariko byageze igihe ubwami bwabo burarimbuka. Icya kabiri, amateka y'abantu ntabwo arangwa n'imbaraga gusa. Inkuru ya Yona na Nineve itwereka ko hari ikintu cyo kwihana. Nineve yahawe amahirwe, ariko nyuma y'imyaka ubwami bwongera kugwa mu bikorwa bibi, ubwami bwaje gusenyuka. Yona atwigisha ko Imana ishobora kugirira imbabazi abantu bari kure yayo. Nahumu akatwereka ko ububi n'ubwibone bitagira iherezo. Hezekiya akatwereka umuntu uhura n'ubwami bukomeye ariko agahitamo kwizera Imana. Senakeribu akatwereka ko umuntu ushobora kugira imbaraga nyinshi ariko ntabe afite ububasha bwa nyuma ku mateka. Kandi Nineve ikatwigisha ko umujyi ukomeye cyane ushobora kuba amatongo. Uyu munsi umuntu ashobora kujya mu majyaruguru ya Iraq akareba ahahoze hari imijyi ikomeye y'abashuri, aho kera hari ingoro, hari abami, hari abasirikare, hari abantu ibihumbi n'ibihumbi. Uyu munsi hasigaye amatongo n'ibimenyetso by'amateka, ariko izina ryabo ntiryazimye. Riri muri Bibiliya, riri mu mateka, riri mu bucukumbuzi bw'ibyataburuwe mu matongo, riri mu nkuru ya Yona, riri mu nkuru ya Hezekiya, riri mu buhanuzi bwa Nahumu, kandi riri no mu murage w'abantu bakomeje kwiyumvamo inkomoko y'abashuri kugeza muri iki gihe. Abashuri barazimye nk'ubwami, ariko amateka yabo ntabwo yazimiye. Kandi ahari isomo rikomeye kurusha ayandi niri: umuntu ashobora kubaka ubwami bukomeye, akagira ingabo nyinshi, ubutunzi bwinshi n'imijyi ikomeye, ariko igihe kikagera ibyo byose bigahinduka amateka. Nineve yari igihangange ariko yaraguye. Yerusalemu yaratewe ubwoba ariko yararokotse. Yona yagiye i Nineve atabishaka, ariko ubutumwa bwe bwahinduye umujyi mu gihe runaka. Kandi nyuma y'ibinyejana byinshi abantu baracyasoma iyo nkuru. Abami barapfa, ubwami bukarimbuka, imijyi igahinduka amatongo, ariko inkuru igakomeza kuvugwa. Niba ushaka kumenya amateka y'abashuri, ntabwo ugomba kureba gusa inkota zabo n'ingabo zabo, ugomba kureba n'amasomo basize ku isi, kuko rimwe na rimwe amatongo y'umujyi ashobora kuvuga cyane kurusha ingoro y'ubwami. Kandi amateka ya Nineve ni igihamya cy'ibyo. Niko natwe tugeze ku musozo wacu. Njye nitwa Ibo Pacific. Niba wadukunze kandi ukaba watwishimiye, ukore subscribe na share kugira ngo ubutumwa bugere ku bantu benshi. Imana ibahe umugisha, mukomeze mukurikira ibiganiro tubagezaho umunsi ku munsi. Ni wowe mpanza amaso, ni wowe buhungiro, ni wowe mpanza amaso, nta wundi mugisha mfite.
atari wowe. Oh, nta wundi mugisha mfite mwami atari